Amahoro amahoro God's people, bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi, yego abahereye muri Afurika yose, ubwoko bw'Imana muri Aziya, Europe, Australia, Amerika, impande n'impande ndabasuhuje nimugubwe neza. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana God's people, Anastasi Sibomana, n'ubundi mu kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri TV1 buri munsi, yego twiga Bibiliya, tureba icyo twakagombye kuba twubahiriza cyangwa n'icyo twareka. Yego nuko n'ubundi byo twigira kuri TV1, yego nibyo by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu tutabyihererana kandi tubikora tubikunze kandi tubishyizeho umutima, kuko nyirizina niho haza haduhishurira icyo tugomba gukora nk'uko Imana ibishaka. Uyu munsi n'ubundi turarebera hamwe amateka yaranze iyi tariki, yego turafatikaniriza hamwe n'ubundi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Turareba amateka yahatambutse, amwe mu mateka yatambutse mu iyobokamana, ariko nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, yego intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, yego ndetse tunamenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Kandi nka God's people, nk'ubwoko bw'Imana, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego turebere hamwe incamake y'amateka yaranze itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Hariho dusanga muri aya mateka turabonamo John Donne, yego ubarizwa mu bihangiye gukiranuka kwabo, yego umusizi w'urukundo rukomeye mu rurimi rw'Icyongereza, akaba n'umuyobozi wa katedrali ya Mutagatifu Paulo. Kandi muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, urasobanukirwa uburyo abantu basuzugura gukiranuka kw'Imana kubera ko badafite ishyaka, kubera ko bafite ishyaka ritava mu bwenge. Rero nka God's people, nk'ubwoko bw'Imana, aho duherereye hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ataraza mu isi, yego ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, niho ubwoko bw'Imana bwabonekaga honyine. Ariko ubu kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu ku isi yose nta mupaka, yego ubwoko bw'Imana bubonekayo. Niho nyirizina tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. N'ubundi turasanga ku ya 15 Gashyantare mu mwaka w'1631, John Donne, umusizi w'urukundo rukomeye mu rurimi rw'Icyongereza, akaba n'umuyobozi wa katedrali ya Mutagatifu Paulo, yabwirije ikibwiriza cye cya nyuma kivuga ku rupfu. Umusizi wasaga nk'uwahangayikishijwe n'iyi ngingo ubuzima bwe bwose, yabwirije ati: twizihiza imihango yacu bwite turira ndetse no mu ivuka ryacu. Yego aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. niho nyirizina tugiye kureba nk'ubwoko bw'Imana, tugiye kureba aya mateka muri bimwe aya mateka yavuzeho, turebe icyo tugomba gukora n'icyo tugomba gukosora nk'ubwoko bw'Imana. Niho twavuze ko tugiye kurebera hamwe nyirizina igisobanuro cy'uburyo abantu bamwe basuzugura gukiranuka kw'Imana kubera ko badafite, cyangwa kubera ko nyirizina kubera ko bafite ishyaka ritava mu bwenge. Yitwa ko bafite ishyaka ritava mu bwenge, niyo mpamvu ibyo babikora byo gusuzugura gukiranuka kw'Imana. Turareba nyirizina iki ijambo bivugaho ribisobanuraho. Niho twasanze uyu nguyu John Donne afite ishyaka ryinshi cyane ryo kugira ngo agire ibyo amenyekanisha cyangwa yigisha abantu. Icyo turimo kurebaho ni ishyaka, ariko riraza kuba ririmo kuganisha mu binyoma cyangwa mu bidahuza n'ukuri kw'ijambo. Hano yerekanye yuko mu kibwiriza yabwirije kirimo kwizihiza imihango yabo bwite
barira. Iyi mihango yabo bwite ni iy'abantu ku giti cyabo, si iby'Imana yababwirije cyangwa yababwiye ngo bakore, ahubwo ni ishyaka ryabo bari bifitemo ryabo nyirizina bo bihangiye, ariko gukiranuka kw'abantu bihangira, ugasanga bafitemo ishyaka ryinshi cyane n'umuvuduko mwinshi, ariko bakajya kure cyane y'icyo Imana yavuze cyangwa icyo Imana yatumenyesheje mu byo yanditse mu gitabo cya Bibiliya. Uraza gusanga rero iri shyaka ni ryinshi cyane, biranagaragara, rirasa naho kandi barimo kubahiriza, barisanisha n'abarimo kubahiriza ibyo Imana ishaka, ariko iryo shyaka ntabwo riraba riva mu bwenge, kuko baraba bihangiye inzira zabo zitari inzira Imana yaberetse nyirizina. Niho turasanga abagenza gutyo nk'ubwoko bw'Imana ntabwo tugomba kubumvira cyangwa kubagenderaho cyangwa kugira icyo tubigiraho, ahubwo dukosora iyo migirire yabo, tugashakisha icyo Imana ishaka yuko twakora, akaba ari cyo twubahiriza. Niyo mpamvu God's people nk'ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga iki, kwiga ijambo ry'Imana, yego, kandi tugaterwa ishyaka no kumenya ikintu gishya Imana ishaka yuko twakubahiriza. Iyo tukimenye cyiyongera ku byo twari tuzi, tukarushaho gukora icyo Imana ishaka nyirizina. Nguwo muvuduko w'icyo tuba turimo dushakisha nyirizina umunsi ku munsi, dore ko buri munsi twiga Bibiliya kuri umurongo wa Irera TV1. Ntangurira nawe mushyashya kuri umurongo wa Irera TV1, kora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro dushyiraho kikagucika. Buri munsi twiga Bibiliya, ariho twiga ijambo ry'Imana nyirizina, ariho twiga tumenyera n'icyo tugomba kuba dukora mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Iminota tuhafite, amasaha tuhafite, iminsi tuhafite, amezi tuhafite cyangwa imyaka tuhafite, tugendera tubikora kugira ngo tujye tugendera mu by'Imana ishaka nyirizina. Yego, ugize ikibazo n'ubundi wajya muri komenti ukandika, cyangwa hari ikindi wibaza cyangwa ushaka ko twazaganiraho, n'ubundi wajya muri komenti nyirizina ukabyandikamo, tugafatikanya guhuza icyo Imana yatumenyesheje tugomba kubahiriza mu gihe tukiri ku mubumbe w'isi. Niho tugiye kureba rero icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, aho bamwe baba barihangiye gukiranuka kwabo bigatuma basuzugura gukiranuka kw'Imana bitewe n'uko bafite ishyaka ritava mu bwenge. Niho tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho. Tureba hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 2 kugera ku wa 3, harabitwereka, harabidusobanuriraho, aho dusanga havuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Rero kugira ngo twebwe tutaza kugwa cyangwa kugongana n'iri jambo ribitubwiyeho yuko abantu bagira ishyaka bagaragaza yuko barimo gukora iby'Imana ishaka ariko bagiye kure yabyo, iryo shyaka ryabo rikagaragara yuko n'ubundi ritarimo kuva mu bwenge, kuko batazi gukiranuka kw'Imana, bigatuma bihangira gukiranuka kwabo, yego, bigatuma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Tugiye kureba nyirizina twebwe kugira ngo tutaza kugwa muri iri kosa ryo kwihangira gukiranuka kwacu, cyangwa ngo tugire ishyaka ariko ritava mu bwenge. Ishyaka dukwiye kurigira, ariko tugire ishyaka riva mu bwenge, tugire ishyaka rihuje n'icyo Imana ishaka, cyangwa tugire gukiranuka, dutunge gukiranuka guhuza n'uko Imana ishaka. Ibyo turabikura he? Turabibona gute? Ibyo turabisanga ku cyo Imana yatumenyeshe cyangwa Imana yatubwiye, uburyo ki dukwiye kubaho cyangwa dukwiye kugenderamo mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Ibyo rero turaza kubisanga n'ubundi mu ijambo Imana yatumenyesheje mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Niho haraduha umurongo uburyo tugomba gukora ibyo dukora, tukabikorana ishyaka ariko tukabikorana ubwenge, tukabikora iryo shyaka tukarigirana ubwenge Imana ishima, yego, kandi tugatunga gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana turagutunga ari uko tugendeye ku byo Bibiliya itumenyesha cyangwa itwereka, bigaragara n'ubundi mu magambo yavuze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya.
rero God's people, bwoko bw'Imana, aho uherereye hirya no hino, buri munsi, buri saha, kuri buri munota, ujye utekereza uburyo ki wagorora ugakora iby'Imana ishaka. Buri gikorwa urimo cyose, reba nimba urimo gukora ibitabusanyije n'icyo Imana yabishaka. Ahantu waba uri hose, reba nimba waba uhabereye kugira ngo ube utarimo kubusanya n'icyo Imana ishaka. Yego, buri gihe urebe nimba utarimo kujya kure y'icyo Imana igushakaho mu gihe ukiri kuri mubumbe w'isi. Yego, ndabashimiye, nimuhwema kubana natwe. Yego, mugumye mugubwe neza, kandi kubwo kumenya iby'agaciro bisaba guhita umuntu abishyira mu bikorwa ako kanya akibimenya, ndetse akabimenyesha n'abandi. Niyo mpamvu tugomba koherereza n'abandi bino biganiro, yaba ari mu magurupe, ukoresha social media zawe, kugira ngo habeho kumenyesha n'abandi ubutumwa bwiza. Rero icyo wamenye ntukakiherane, icyiza wagezeho ntukagikinga abandi cyangwa ngo ukibahishe, ahubwo bibamenyeshe nabo. Rero uri mushyashya kuri uyu murongo wa Elera TV1, kora subscribe kugira ngo tujye duhorana buri munsi, dore ko buri munsi twiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana, kandi duharanira kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana nta kugoreka kubonetsemo cyangwa ngo habonekemo amagambo y'amahimbano. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.